ngiye kubona mbona urabona ikintu cyitwa ikidendezi. Hanyuma cyari ikintu cy'ikidendezi, icyo kidendezi cyari cyaragiye kirireka. Hanyuma iki kidendezi kizamo amazi mabi, kuko aya mazi ntago yagendaga. Hanyuma iki kidendezi kizamwe amazi arimo imisundwe, arimo ibikeri, arimo mbese ibizi bibi nawe urabyumva. Hanyuma iki kidendezi kizamwe umugore araza. Wumva hano duhagaze uyu munsi. Umugore araza ajya muri cya kidendezi kirimo bya bizi bibi, amaze kukizamo aza kukivomamo amazi. Iki kidendezi cyari gihagarariwe n'umugabo, bigaragara ko uyu mugabo ari uyoboye mbese. Hanyuma ikintu gikomeye cyari kiri kuri uyu mugore, yari afite umwana yagiye arasama amazi yose yo muri bya biziba akazajya amuza akajya mu kanwa ke. Hanyuma uyu mugabo nabonaga we yibereye muri business, nta kintu bimutwaye. Ndamutse mbivuze nkarekera ahangaha ntago mwamenye ibyo ari byo, ariko mu buryo bw'umwuka umugore ashushanya itorero. Ari muri business, nta kintu bimubwiye, ntago ari kureba ibyo mu itorero, ntago ibyo ngibyo byitayeho. Yibereye mu kazi, yazanywe n'akazi, yazanywe na jigitari. Umuntu uzi neza yuko arira, umuntu uzi neza yuko ataka, ihangane ukomere ushikame. Ntuzanywe amazi y'ibiziba, ntuzanywe amazi yanduye, ntuzanywere ku isoko itobamye. Isoko y'uyu munsi iratobamye, ariko ntuzanywere ku isoko itobamye. Niba uri umushumba uyoboye abantu basenga, niba uri pasiteri kuko ufite abantu bagize gute, ufite abantu uyoboye. Niba uri mwarimu wo mu rusengero, ntago mvuga wo kuri primaire cyangwa n'ahandi, ufite abantu ubereye mwarimu. Niba uri umuyobozi w'amasengesho, ufite abantu ubereye umuyobozi w'amasengesho, banza urebe neza ko utari muri business. Abantu bo mu itorero cyangwa se uhagarariye itorero ntacyo yitayeho kuba adashobora kubwira abantu ngo be kunywa ibizi by'ibiziba, cyangwa se be kunywa amazi atobamye, cyangwa se mbese ibintu bidasobanutse mu itorero ntago abyitayeho kuba yabisohoramo. Nta kintu bimubwiye. Abana b'itorero barimo barapfapfana, barimo baranywa ibintu, barimo baranywa ibiziba, kandi uyu muntu arabareba, nta kintu yitayeho. Abantu bari mu itorero bafite amaso areba. Hari abantu bari mu itorero bafite amatwi yumva. Nimvuga amaso ndavuga amaso y'umwuka. Aba bantu ibi bintu barabibonye, banga kunywera kuri aya mazi y'ikiziba, banga kunywa kuri iki kidendezi cy'ikiziba. Ahubwo bo baricara bakarira, bo baricara bagataka, baricara bakajya mu masengesho bagasenga, bakavuga ngo mbese Mana ibi bizageza ryari? Tuzihangana kugeza ryari? Ko ikizira cyamaze kwinjira hera. Abantu hirya bamaze gucukura isoko, bamaze kwesitaramo amatiyo azazana amazi aturutse mu misozi. Amazi azajya aturuka mu misozi aze mu isoko. Cyakora iyi soko umuntu wambaye ibirenge ntago azayinyweraho. Uyu muntu wambaye ibirenge ntago azanywera kuri iyi soko. Umuntu watesheje agakiza agaciro ntago azanywera kuri iyi soko. Iyi ngiyi izanyweraho babandi.
ndagusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'umugisha w'Imana mu byo werekejeho amaboko aho uherereye hose. Rero umve ko tugusuje kandi umve ko tukwifurije ineza y'Imana. Uyu ni Umusaraba TV, kora subscribe nimba utarahagera, nimba utarakora subscribe uyikore, kandi nimba wonye ikiganiro kumva ukishimiye gisharinge cyangwa se gihereze n'abavandimwe bawe n'inshuti ze kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwa Yesu Kristo. Neza y'Imana nibaye nawe wowe ufite ibibazo, intambara zitandukanye mu isi niko bimeze, mu isi niyo nzira yacu, ariko uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikaba byiza. Uyu munsi ushobora kuba uri kurira, ejo ugaseka. Uyu munsi byaba ari umubabaro, ejo bikaba umunezero. Humura, dufite Imana itegeka ibihe, kandi umve yuko hanyuma y'ibyo ngibyo hari umunezero, hanyuma y'ibyo ngibyo hari umugisha. Imana itanga umugisha kandi Imana igira neza. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana rero, muramuzi, ndi ku Musaraba TV, ntabwo ari ubwa mbere. Yitwa Muhire Didier Kamite muvuga. Ndabona none yambaye imyenda y'akazi. Uraho neza Muhire? Amahoro amahoro. Meze neza? Ndaho cyane. Komera komera. Amahoro. Meze tese? Ndaho ndashima Mukama. Mukama yebazire nyonyo. Mukama yebare. Yebare munonga. Yebare. Umeze tese? Ndashima Imana. Warumaze iminsi utaboneka, waruhugiye mu biki? Nari maze igihe ntaboneka, ntago nari norohewe, nari ndi mu kurwana. Tuba turi mu ihangana. Uhanganye n'abandi? Tuba duhanganye n'isi n'umubiri ndetse n'umubi. Rero ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye. Ariko basi uko biri hari ikimana iri gukora. Hari ikimana iri gukora. Yego. Umeze neza rero? Bo, meze neza. Nawe se? Abantu bireba se? Nawe meze neza. Nawe maturo musoje mu izina rya Yesu. Byagendaga. Mu murimo bimeze bite? Mu murimo ubuse urambaza uyu nguyu nambara itaburiya, urambaza naho biragenda, ariko nyine ni kwa kurwana nakubwiraga, tuba turwana. Ariko nyine biragenda, turakuramo ibirayi, turabona biri kugenda nta kibazo. Byiza cyane nimba biri kugenda, nicyo natwe tuba dushaka ko byakunda. Hama mu buryo bw'umwuka bimeze bite? Mu buryo bw'umwuka nta kibazo. Rero kuri gutanga ubutumwa ari kuvuga mu migani, abantu barasobanukiye, hari abantu ubonye barasobanukiye birayi ntuvuga ko byaba bikomeye. Imana ishimwe, ahubwo uranyibukije twari turimo tubwira abantu ibintu bijyanye no kubaka, tuvuga nyine mu buryo busa nk'ubujimije, ariko buriya abanyamwuka barabyumva cyane. Abanyamwuka barabyumva, ariko uyu munsi ntabwo ndi bubaze imisi. Za butisi na za pandaresi n'ikirebane, ariko ikirebane kiragakoze. Ikirebane kiri mu kazi. Ni ukuvuga ngo ibintu bizima ntabwo bigikenewe. Barimo barakoresha ibintu byitwa ibirebane nyine. Ibirebane hajya usenyerayo. Ngewe ndi umu ADEPR. Kumaje gaseka. Ndasetse kubera ko ADEPR ni idini nkunda. Bikundira iki ADEPR? Bo, batubwira nk'ibintu byatumye muri ADEPR. Ibintu bitaraba uko bimeze uko nguko. Ibintu bitaraba uko bimeze uko. Yego. Kera twarasengaga. Uyu munsi mwaraguye. Kera twarakizwaga. Imana yabanaga natwe. Ariko uyu munsi ntabwo biri kugenda neza nk'uko byagendaga. Twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Twarabikoze rwose, twakoze ibyaha, mbese Imana nyine igenda idukuraho ubwiza bwayo, ariko nyine ni idini ryanjye mbese. Kandi mu babikoze nawe urimo? Oya, ntago ndimo. Ntago wakoze ibyaha? Ntago ndimo, ntago nakoze ibyaha, narabikoze ndababarirwa, narabyihannye. Impamvu nuko wavuze ngo kera twarasengaga, kera twarabangaba, nari umugabo ntago igihabwa intebe. Uyu munsi bite? Uyu munsi n'ubundi umunyamuhamagaro uw'Imana yahamagariye gusenga, n'uyu munsi aracyasenga. Mbese utarigeze yiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, uyu munsi aracyahagaze neza. Yes, tugiye kuganira, tugiye gukora ikiganiro cyiza. Abadukurikiye barabona ko wambaye umwenda w'akazi, itaburiya, urumva ko wari uri mu kazi, ariko bivuga ko tuganisha ko ufite ubutumwa bwihutirwa Imana iguhaye, ari bw'igitaraganya. Ubutumwa bwihutirwa burahari. Burahari nje kubwira abantu
nje kubwira itorero, nje kubwira abantu basenga. Uyu munsi ndumva ubutumwa mfite nubwo kubwira abantu bakijijwe gusa. abadakijijwe se tubareke bapfire mu byaha? Bakijijwe ubwo babyumve, nibasanga hari icyo bagomba kubikoraho, mbese bakumva ibyo bintu ari byiza, nabo bashakisha ukuntu bakizwa. Ariko ubutumwa nzanye nubwo abantu bakijijwe, nubwo abantu basenze, nubwo abantu bafite agahinda, nubwo abantu bafite umubabaro, nubwo abantu bafite intimba, nubwo abantu barizwa n'ibyo babona mu itorero uyu munsi. muri itorero Buri itorero muri edini amadini yose. Ubundi njyewe cyane cyane ubutumwa bwanjye, nubwo ndi ADEPR, ubutumwa bwanjye ntago bureba ADEPR. Ubutumwa bwanjye bureba abangirikani, ubutumwa bwanjye bureba abahamya ba Yehova, ubutumwa bwanjye bureba abadive, ubutumwa bwanjye bureba abakatolika. Umuntu wese muri ADEPR ntago bareba se, nabo burabareba. Umuntu wese muri rusange uzi ko yakijijwe cyangwa se yumva yayoboka iby'Imana, yagendera mu nzira y'Imana, uwo niwe naje kubwira. Ariko ukijijwe by'umwihariko, iyo tuvuze ngo ukijijwe by'umwihariko, umuntu ni, iyo tuvuze ngo runaka yakijijwe tuba dushingiye ku ki? tuba dushingiye ku mbuto yera nk'uko Yesu yabivuze, tuba dushingiye ku buhamya afite, tuba dushingiye uko yitwara, hanyuma n'akagakiza muri rusange nyine kabyuzuza byose. Uwo muntu niwe mba ndi kubwira rero. Uyu munsi dufite abantu bitwa ko bakijijwe, ntabwo turatangira ikiganiro ndabizi, dufite abantu bitwa ko bakijijwe bahora mu nsengero kandi bahanura, banayoboye amadini, reka mbivuge gutyo ntawe ntunze urutoki, banayoboye amadini, ariko bo nibo bari kuduhemukira kandi bivuga ko bakijijwe. Urambwira gute ko abantu bakijijwe ari abantu basenga kandi hari abantu basenga batumereye nabi? Abo ngabo nibo bari kuvuga. Hari ijambo Yesu yigeze kubwira abantu barimo n'abigishwa be n'abandi, baramubaza batese ko tubona abantu bose bagenda, tukabona abantu bose bavuga Imana, tukabona abantu bose mu nsengero bakora. Kuko icyo gihe hariho abantu b'abafarisayo bambaraga amategeko hano mu gatuza bakayambara n'inyuma. Yaguturuka imbere ukabona amategeko, yanatambuka ukabona amategeko. Ndetse bajya no mu nsengero bakajya bikomanga bakavuga bati twebwe turi abanyamasezerano b'Imana. Hanyuma Yesu arababwira ati abo ngabo ntabwo ari cyo muzabareberaho, ahubwo aravuga ngo abavuga ngo mwami bose, sibyo? Ntabwo abo ngabo ariko ari abantu bakijijwe mu yandi magambo, ahubwo abakora ibyo Data ashaka, abakora ibyo gukiranuka. Mbese muzabamenyera ku mbuto zabo. Aba bantu uri kumbwira mu nsengero uyu munsi wa none turimo kuvugaho, nubwo tutaratangira ikiganiro, aba bantu bafite imbuto zimeze gute? Ni ikibazo ndi kwibaza, nawe uri ku kibazo twaje tukirebe. Senga Imana twinjire mu kiganiro. Mana Data, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ifite icyubahiro, Imana ikomeye, Imana ifite igitinyiro, kandi Imana ihambaye. Mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguciriye bugufi ngo ushyirwe hejuru kuko uri umwami, uri Data wa twese mwiza. Bibiliya yarambwiye ngo uzi intege nke zacu, niyo mpamvu dukuyakuya kugira ngo turinde Satani. Tuje kuvuga ibyawe, tuje kuganira ku ijambo ryawe, ngwino ubane natwe. Abantu bumva ubu butumwa bakabukurikiza bagakora ibyo ushaka, abo ngabo ubaho umugisha kandi ubagirire neza, ubwiza bwawe bukayangane kuri twebwe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twari tuvuze ngo abo bashumba, abo bantu twita ko basenga bari mu madini ariko bari kubihakanisha imbaraga, bari kubihakanisha imbuto zabo cyangwa se imirimo yabo, Imana yabagutumyeho. Imana yabantumyeho. Ubu rwose ntagiye gutinda ngo njye mu bintu byinshi, ndashaka kugira ngo tubwire abantu ibintu bijyanye n'iby'agakiza. Ibintu bijyanye n'iby'agakiza. Hanyuma ndaza kubwira na ba bandi. Aribo twari turimo kuvuga bari kuboneka mu nsengero iyi minsi, bameze nk'ibuye ryaje gusitaza abantu. Ababo ndaza kubabwira ngo nibashaka babe bashaka inzira bacamo hakiri kare. Subiramo ko kandi. Navuze ngo ndaza kubwira ba bandi babaye nk'ibuye riri gusitaza abantu muri iyi minsi, mu murimo w'Imana, mu rusengero, mu kiliziya cyangwa n'ahandi. Abo ngabo ndaza kubabwira ngo nibashaka bashaka inzira bacamo kuko ibintu byahindutse. Utangiye kunerwa wa mugabo.
byahindutse gute ibintu byahindutse. byahindutse gute nyine Ni ukwanga ukuntu ibintu byahindutse. Ubu ngubu Yesu niwe uje kuza kwikorera umurimo. abantu wabananiye se Abantu bananiwe, abantu ntago bari gushaka gukora umurimo nk'uko ukwiriye. Ni ukwanga ngo Yesu agiye kuza gukorana n'abantu ashaka atoranije bari ku ruhande mbese nakubwiye ngo nje kubwira umuntu wasenze. Nazanye ubutumwa bwo kubwira umuntu wasenze Imana, umuntu wabonye akaga kabaye mu rusengero, umuntu wabonye ukuntu umurimo w'Imana wapfuye akawuririra agataka kaniha. Uwo muntu naje kumubwira ngo komera. yivuze ngo umuntu wabonye akaga kabaye mu rusengero, hari umuntu uteze amatwi ufunguye utabizi, nanjye wenda ashobora kuba ndimo kwa akaga kabaye mu rusengero nakaye. Akaga kabaye mu rusengero nakangaka. Uyu munsi wa none njyewe ninjiye mu rusengero ngiye gusenga Imana. Ninjiye mu rusengero dusenga, tugasenga Imana, Imana ikahagurutsa umuhanuzi. Agahanura, akavuga ibyo yabonye, akavuga ibyo yeretswe, akavuga ibyo abwiwe n'Imana. Uyu munsi wa none abantu basigaye basenga, abanyamwuka bagaterana bagasenga, bakarinda bataha nta Mana ivuze. Kubera kitavuga Ni akaga. akaga kahinya tushatse dusobanura ko kaga kari mu itorero cyase mu idini bari mu idini simbise. Ni ukuvuga ngo abantu ntago bagikizwa nk'uko bakizwaga icyo gihe. Byatewe n'iki? Bishobora kuba ari ibihe twinjiyemo, cyangwa se ari ibihe abantu bahuye nabyo. Ariko kera abantu barakizwaga, kera abantu baritabiraga, kera abantu bumvaga umuhamagaro. Ariko impamvu ndi gutekereza ko bishobora kuba byaragiye bihinduka, aho rubanza ari ryaterambere ryaje. Yaje gitari nigeze kubabwira, ubanza ari yaje gitari yatumye abantu bagenda bamera uko nguko. Ariko ndimo ndavuga ngo abantu bigeze kugira ibyo bihe, n'abantu babikumbuye, n'abantu banze kwivanga na jigitari, naje kubabwira ngo nimukomere. Mukanya tubwiraga yuko hari abantu bafite inshingano runaka ariko bateje ikibazo. Batangiye kutubwira banabyumvisha. Bateje ikibazo batibimeze biti. Umutwe nimba uri muzima turarenganya igihimba n'amaguru n'amaboko. Reka nze nkubwire gatoya. Igihe kimwe nari ndyamye, hanyuma ngiye kubona mbona urabona ikintu cyitwa ikidendezi. Hanyuma cyari ikintu cy'ikidendezi, icyo kidendezi cyari cyaragiye kirireka. Hanyuma iki kidendezi kizamo amazi mabi, kuko aya mazi ntago yagendaga. Hanyuma iki kidendezi kizamwe amazi arimo imisundwe, arimo ibikeri, arimo mbese ibizi bibi nawe urabyumva. Hanyuma iki kidendezi kizamwe umugore araza. Wumva ahantu duhagaze uyu munsi. Umugore araza ajya muri cya kidendezi kirimo bya bizi bibi, amaze kukizamo aza kukivomamo amazi. Iki kidendezi cyari gihagarariwe n'umugabo, bigaragara ko uyu mugabo ari uyoboye, mbese ayoboye, mbese tuvuge tugaruke tubese nk'ababyita nk'ishasiye, ameze nk'aho ari uyoboye mbese iki gikorwa kibera aho ngaho. Ntago ndibubaze. Hanyuma uyu mugabo yari ahagaze iruhande rw'iki kidendezi yambaye ibirenge, yari yambaye kositimu, yambaye neza, bigaragara ko yambaye neza, ariko yari yambaye ibirenge. Hanyuma ikintu gikomeye cyari kiri kuri uyu mugore, yari afite umwana yagiye arasama amazi yose yo muri bya biziba akazajya amuza akajya mu kanwa ke. Hanyuma uyu mugabo nabonaga we yibereye muri bizinesi, nta kintu bimutwaye. Ndamutse mbivuze nkarekera ahangaha ntago mwamenya ibyo ari byo, ariko mu buryo bw'umwuka umugore ashushanya itorero.
umugore ashushanya itorero. Hanyuma iki cyakabaye ikidendezi cyangwa se cyakabaye iriba cyangwa se cyakabaye isoko abantu baza bakavomamo agakiza ari bo babana b'itorero barimo baranywa ibiziba. babihawe nande? Umuyobozi wabo bahagaze iruhande ari kurebera ariko reka bahagarara iruhande nawe yambaye ibirenge. Hanyuma tuvuze ibirenge gusa nabyo ntago byaba bihagije. Ubundi umuntu wambaye inkweto mu buryo bw'agakiza bivuze ubutumwa bwiza. Uyu mugabo nta butumwa bwiza yari afite kandi arayoboye. Ahagaze iruhande ni umuyobozi w'itorero mu yandi magambo. Ubu nuko ngo twavuye muri bya bindi by'ibidendezi n'ibiki twinjiye mu itorero. Uyu ni umuyobozi w'itorero, ayoboye itorero. Rimwe abantu benshi n'abana b'itorero, uyu mwana w'uyu mugore n'abana b'itorero. Noneho kugira ngo wakabahagarariye abereke ko ibi bintu barimo bitari byo, yibereye aho ngaho ni muri business nta kintu, ariko nawe yambaye ibirenge. Nta butumwa afite, ntacyo yababwira. Niyo mpamvu nababwiye ngo naje kubwira abantu basenze Imana. Ariko amina, ubundi Imana mwanyemerera, ariko naje kubwira abantu basenze Imana ngo nimukomere, nimwihangane. Hanyuma nanjye niturukiye hariya nza nifitiye amazi yanjye, nifite amazi yanjye mu njerekani zanjye ebyiri. Naje nitwariye amazi yanjye meza, ahantu nari mvuye kuhavoma ntuhambaze. Ariko naje nizaniye amazi yanjye injerekani ebyiri. Ndaza ngeze hahandi, hanyuma ndamubaza nti niko wa mugore we uhagaze mu mazi mabi, hanyuma umwana wawe reba ibintu ari mu gukora. Na wa wundi amuhagaze iruhande ari kumurebera. Wa mugabo yambaye ibirenge. Ahantu duhagaze uri kuhumva. Ngiye nikomezanyirije amazi yanjye muvandimwe, nkomezanya amazi yanjye. Cyakora siga mbabwiye ngo ibyo bintu muri gukora ntago ari byo. Cyakora uwo mugore ateruramo umwana ariko amuterura inda yabanze kuba inda yabyimbye. Mbese mu yandi magambo umwana yarangije kwandura, yanduye. Uwo mugabo se byagenze bite? Umugabo ari muri business, nabikubwiye. Umugabo ari muri business, nta kintu bimubwiye. Ntago ari kureba ibyo mu itorero, ntago ibyo ngibyo byitayeho. Yibereye mu kazi, yazanywe n'akazi, yazanywe na jigitari. Niba business mubyita ubucuruzi, murabizi nkatwe tutigeze tugera na hirya biga tutazi. Niba muri business ari ubundi business ni bwo bucuruzi cyangwa urumva. Hanyuma nikomezanyiriza amazi yanjye. Hari n'abandi bantu rero, hari abandi bantu banze kunywera kuri iki kiziba. Hari abantu bavuze ko batazanywera amazi y'ibi biziba ngo bayanywe. Hari abantu bafashe umwanzuro. Abangaba nibo naje kubwira ngo nimukomere. Uzi neza yuko arira, umuntu uzi neza yuko ataka, ihangane ukomere ushikame. Ntuzanywe amazi y'ibiziba, ntuzanywe amazi yanduye, ntuzanywere ku isoko itobamye. Isoko y'uyu munsi iratobamye, ariko ntuzanywere ku isoko itobamye. Abantu bashobora kugira ngo ubabuje kuzasubira mu nsengero kubera ko byatobamye. Oya, ntago abantu bakumva ko mbabuje kujya mu rusengero kuko nanjye njya mu rusengero. Nta nubwo navuga ngo iryo torero niri kubera ko itorero, ubundi itorero ni icungu ya Kristo. Hanyuma iyi cungu ya Kristo ifite abantu Kristo yayishyizeho ngo bayihagararire. Nimvuga incungu sinzi, n'abantu Kristo yacunguye, n'abantu Yesu yameneye amaraso, n'abantu mbese n'abantu Yesu yabambiwe mu yandi magambo. Hanyuma maze kubabambirwa ashyiraho abayobozi bazajya babayobora. Birareba ahantu hose hari abantu bakizwa. Kuko iri torero ushobora gusanga muri Anglikani rirahari, ushobora gusanga mu badiveri rirahari, ushobora gusanga mu bakatolika rihari, ushobora gusanga mu bayehova rihari, ushobora gusanga mu baribure babandi bitwa ntuza. Nuko nyine ngo urabizi bino bintu by'amadini biriho ni byinshi cyane. Ushobora gusanga mu ntuza y'umwuka hariya hakurya mu muriro wa Pantikoti iri torero rirahari. Rero ntago iri torero kuko ngo na ADEPR
uretse gato tugendane muri kino kiganiro. Nutanga message yizimije guke nta kiramara. Nta n'abantu ntibuhembure. Uri kubyumva uko buri wese arumva ko bitamureba. Uri kubyumva ariko turashaka yuko abantu bahembuka kandi bakamenya icyo ubutumwa bukagera kuri ba nyirabwo. Yego. Sibyo nta muntu uzi utokiye ko nutanga message guke. Yivuga ngo Imana yaguhaye wowe nutanga message nk'uyiteranye udashaka kwiteranya Imana yakugarujeho hano wagaruka. Dukeneye ko abantu bakira abagomba kugira ibyo bazura bakabizura. Sibyo abataye inshingano bagasubirana inshingano zabo bakazikora neza. Abataye umuhamagaro bagasubirana umuhamagaro wabo bakawukora neza. Abavuye mu byizerwa bakagaruka mu byizerwa. Ariko nugira gucya wese nko gufata amabuye ukajugunya taho. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu navuze ngo ubu butumwa ndashaka kubwira abantu bitwa abanyamwuka. Ntago abantu bose ari abanyamwuka. Ariko itorero sinzi umuntu utakumva itorero icyo ari cyo. Kubera yuko niba uri umushumba uyoboye abantu basenga, sibyo? Niba uri umushumba uyoboye abantu basenga, niba uri pasiteri kuko ufite abantu bagize gute, ufite abantu uyoboye. Niba uri mwarimu wo mu rusengero, ntago mvuga wo kuri primaire cyangwa n'ahandi, ufite abantu ubereye mwarimu. Niba uri umuyobozi w'amasengesho, ufite abantu ubereye umuyobozi w'amasengesho. Banza urebe neza ko utari muri business. Nicyo nashatse kuvuga. Urakoze cyane Adrien, watubwiye ko uri umukristo w'itorero rya ADEPR. Tumaze iminsi twumva uruntu mu itorero ryanyu rya ADEPR. Ntago ntinya kubivuga. Ngendo ubuya ko nta sindi umwadeperi icyakwa ndi umunyamakuru ku mpande zose ndahareba ndakora. Uri kubyumva tumaze iminsi twumva uruntu muri ADEPR habonetse abahanuzi n'abantu batandukanye. ISAI umuvugizi w'itorero rya ADEPR Pastor Ndayizeye ISAI ntago yahamagawe n'Imana, ntago tumwemera. Ariko twicira itorero, yirukanye abashumba, abanyamuhamagaro, abanyamwuka yabirukanye, ari kwinjiza abanyamubiri, yazanye abanyamashuri badafite umwuka w'Imana. Itorero ryapfuye, umuntu ntari guhanura mu nsengero. Ibi bintu nawe uri muri ADEPR toya mugira icyo bivugaho, bimeze bite? Mwuka yikubwiye gute? Ahangaha ikintu ngiye kuvuga kuri aha hantu, ushobora kuba wowe waramenye ibyabereye muri ADEPR. Ushobora kuba warumvise inkuru zo muri ADEPR, cyane ko wowe ushobora kuba utari no muri ADEPR, uri umunyamakuru. Ariko nuko utabimenye neza, akari muri ADEPR niko kari muri Anglikani, akari muri Anglikani niko kari muri Methodiste. Buretse banza nkubwire mbo aba bantu bitwa basenga Imana bose iki kintu baragifite. ADEPR niyo yashakuje cyane, ariko kubera yuko umwanzi w'abakristo ari umwe, ntago ari kuri ADEPR gusa. ADEPR nuko ngo zitukwamo nkuru. ADEPR ubuyobozi bwa ADEPR buyobowe n'umwuka w'Imana. Iyo babuyobowe n'umwuka w'Imana ntago mba navuze ngo nabonye ikidendezi. Ntago mba narabonye ikidendezi kirimo amazi y'ibiziba. Mba narabonye ikidendezi kirimo amazi meza. Ariko kubera ko giye ubutumwa bwanjye butareba ADEPR gusa. Nakubajije ngo ADEPR twe turetse no kujya ku bindi bintu ahandi buharetse, sibyo? Aha nubwo tureba dushaka tugana ku itorero rya ADEPR none ko tubyerure, sibyo? Ibyo bintu by'abangirikani ntabwo dushaka kubivugaho, tuvuga abantu mu rujijo, sibyo? ADEPR nk'itorero barizwamo, uri umuhanuzi, uri umunyamasengesho. Mu minsi ishize tugiye kwafasha n'amasengesho y'amezi 3 mu bantu basenze ayo masengesho bonyine, minsi 90. Uri kubyumva, uri umunyamasengesho wemewe. Iyo ubonye biri kubera muri ADEPR
ubibona gute ubifata gute? natangiye nkubwira ngo ADEPR ryari idini ry'umwuka, bari abantu bafite umurongo bagenderaho utarimo kugoragorama, ariko ntago ndibuze guhita mvuga uyu munsi. Hari akandi kantu nshaka kubanza kuvuga. ADEPR ntago ariyo Yesu yaje gucungura ku isi yonyine. Iki kintu mugomba kukimenya. Umuvugabutumwa wo kubwira abantu ngo bagaruke mu nzira z'agakiza, ntagendeye ku idini. Iki cyo nicyo ngomba guhamaho nkanagitsimbararaho, kuko nindamuka mpamye ku idini rya ADEPR kuko ari idini ryanjye, umuntu ashobora kumva akagira ngo nahamagawe no kubwiriza ADEPR gusa. Ariko genda umuvugabutumwa ugomba kubwira umuntu wese no ku mpera y'isi naho ADEPR itaragera, hanyuma bakamenya iby'agakiza ibyo ari byo. Rero reka noneho ngewe mvuge ku kidendezi nabonye. Ikidendezi nabonye nababwiye ngo ni itorero. Nabonye umugore. Ntabwo twibasiye ADEPR, abantu twumve neza. Nta nubwo nibasiye itorero rya ADEPR, sinanabitinyuka kuko sinshaka no kuba umuyobozi waryo. Uri kubyumva? Sinibasiye itorero rya ADEPR, sinibasiye n'umuvugizi waryo ISAI. Uri kubyumva? Cyane ko ntari umunyamasengesho, ntazi nuko yimitse si bindeba, sinshwe no kubimenya. Hatagira umuntu uvuga ngo umunyamakuru Umusaraba TV arwanya ADEPR. No, sindwanya ADEPR, sinarwanya na ISAI. Abantu babyumve neza, sibyo? Ni umushumba, yawe umushumba wanjye yangira inama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nta nicyo namushobora twaroka, cyane ko no kugira ngo ajyeho nta ruhare nshobora kubigiramo na buti. Muri kubyumva? Ariko twe turi kuvuga ikintu bita ijambo ry'Imana. Dukeneye ko abantu bamenye uko, dukeneye ko ijambo abantu bahinduka ku ijambo ry'Imana. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, muri iyi minsi hari abantu bumva ibintu bibera mu madini. Ndibanda kuri itorero rya ADEPR muri iyi minsi, ko ngengana n'abantu batandukanye bati ADEPR hinjiyemo umwuka w'abati. Bivuze ngo itorero, abantu bo mu itorero cyangwa se uhagarariye itorero ntacyo yitayeho kuba adashobora kubwira abantu ngo be kunywa ibizi by'ibiziba, cyangwa se be kunywa amazi atobamye, cyangwa se mbese ibintu bidasobanutse mu itorero ntago abyitayeho kuba yabisohoramo. Nta kintu bimubwiye. Abana b'itorero barimo barapfapfana, barimo baranywa ibintu, barimo baranywa ibiziba, kandi uyu muntu arabareba, nta kintu yitayeho. Uriya mwana agasobanura umwuka we. Hari ikintu nahoze natagiye nkubwira mu kanya, biravugwa, ntabwo ngiye mbizi, biravugwa yuko mu itorero ryanyu umwuka wera mwamaze kumutera umugongo. Umuntu twakwanye ikiganiro avuga ati uyu munsi umuhanuzi arahaguruka agiye kuvuga icyo Imana ivuze akamucekesha. Bimitse amashuri, umuhamagaro hanze, amashuri niwe agiye gukora, umwuka wera hanze bawuteye umugongo. Twakiye abahanuzi benshi batandukanye n'abafite message batandukanye bavuga ati mu kintu kibabaje Imana. Njye ntabwo ndi umuhanuzi ngo mbikontorore, ahubwo mu kintu kibabaje Imana nuko bateye umugongo umwuka wera bakamusora mu itorero ry'umwuka wera. Nawe tubwiye yuko umwana ari kunywa ibizi by'ibirohwa. Uyu si umwuka wera bari kuhumanya. Uyu ni umwuka wera, kandi ni n'abana b'itorero. Kubera ko uyu mugore yarabyaye, abyara abana, hanyuma aba ni abana b'itorero bari guhumana. Kandi reka bahumane, uwakabaye ababwira ngo mwikosa nawe ari mu makosa. Nawe ari mu makosa, nta buyobozi ariko babibona kuko nawe ntabwo afite. Nawe yaje mu kazi, nta butumwa bwiza ariko ubundi kuba yambaye ibirenge biragaragara ngo nta butumwa bwiza ari kubaha. Nta butumwa bwiza ari kubaha, yibereye aho ngaho. Cyakora narababwiye ndavuga ni ibyo bintu muri gukora ntago ari byo, mbacaho ndigendera, nijyanira amazi yanjye. Rero ngewe ikintu numva nshaka kubwira abantu, hari abantu bari mu itorero bafite amaso areba, hari abantu bari mu itorero bafite amatwi yumva. Nimvuga amaso ndavuga amaso y'umwuka. Aba bantu ibi bintu barabibonye, banga kunywera kuri aya mazi y'ikiziba.
banga kunywa kuri iki kidendezi cy'ikiziba, ahubwo bo baricara bakarira, bo baricara bagataka, baricara bakajya mu masengesho bagasenga, bakavuga ngo mbese Mana ibi bizageza ryari, tuzihangana kugeza ryari, ko ikizira cyamaze kwinjira ahera, ko ikizira cyamaze kwinjira ahera. Abantu bagisenga neza, nakubwiye ngo abantu bagisenga neza, bakinjira mu masengesho bagasenga neza, wabonaga umuntu atangiye gukuramo inkweto mukamwicaza ara mukamubaza ngo uko utangiye gukuramo inkweto urajya he, uzagenda ute utambaye inkweto? Hanyuma akababwira ngo muri iyi minsi rwose hari umugore nari narabengutse numvaga nshaka kugira ngo nzamuganirize, ariko Imana imbabarire. Mu yandi magambo akababwira ngo nari ngiye kuzajya gusambana, ariko Imana imbabarire, bakamusengera kongera akambara inkweto. Ariko uyu munsi ntago abantu babyitayeho, abantu bibereye mu zindi gahunda utamenye. Hari abantu rero bafashe umwanzuro baravuga ngo twebwe tuzafata amazi yacu, cyangwa tuzafata agakiza kacu, tuzafata icyo twamenye tukigundiye, ntago tuzava ku Mana. Aba nibo bari kurira, aba nibo numva naje guhumuriza mbabwire ngo nimukomere, kuko nabonye hirya gatoya hari ahantu mwibanga rata bari gucukura isoko. Uyu munsi wa none barimo baracukura isoko, isoko imaze gutungana. Cyakora ikintu kiri kubura kuri isoko, bamaze kwesitaramo amatiyo yaresitaye hirya no hino, hagiye kuza amazi meza. Ayo mazi meza azazanwa nande? Azazanwa na Yesu. Byari ubuka yakubwiye ko ari byari bihangane mu gihe cyo umuntu ngo ihangane kugeza agiye ko nimba bafite. Ntabwo ibyo navuze wabyumvise. Navuze ngo hari abantu hirya bamaze gucukura isoko, bamaze kwesitaramo amatiyo azazana amazi aturutse mu misozi. Amazi azajya aturuka mu misozi aze mu isoko. Cyakora iyi soko umuntu wambaye ibirenge ntago azayinyweraho. Uyu muntu wambaye ibirenge ntago azanywera kuri iyi soko. Umuntu watesheje agakiza agaciro ntago azanywera kuri iyi soko. Iyi ngiyi izanyweraho babandi banze kwiyandurisha, babandi banze kwicara mu isoko irimo ibiziba, babandi banze kwicara mu isoko irimo ibikeri. Aba nibo bazanywera kuri iyi soko. Ndimo ndababwira ngo nimuhumure kandi nimukomere, nimwihangane, igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana ishimwe, igihe kiraje kandi kirasohoye. Abihanganye bagategereza bakaguma ku birindiro bakarindira, bazanywera kuri iyi soko y'umwami Imana. Yamaze gutegurwa, iri ahantu. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu, abarya amafaranga nibayarye vuba hakiri kare bayarangize. Mbese abantu bari gusambana nibasambane hakiri kare, babigire vuba. Abiba amaturo bayibe vuba. Abavuga ubutumwa bupfuye nibabuvuge vuba, kuko hari abantu banze kwiyandurisha aya mazi y'isoko. Hari abantu bemeye baricara barategereza baravuga ngo twe tuzarindira. Ndimo ndababwira ngo nimwihangane. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ngiye ubutumwa nazanye nubwo kubwira abantu b'abanyamwuka bihangane. Cyakora nawe niba wumva wakongera ukagaruka ukisubiraho, ukavuga ngo noneho maze kumenya ko nambaye ibirenge igihe gihagije, nkakora amakosa, mbese nkakora amakosa nkateshuka, ariko nkaba maze kumenya ko hari isoko igiye kuza kandi nziza, ushobora guca bugufi. Hanyuma wamara guca bugufi ukazanywera kuri iyi soko. Nakwinginga umuntu ngo uwakumva byaba ngombwa ko aca bugufi, nace bugufi azanywere kuri iyi soko, kuko iyi ngiyi izanyweraho umuntu wihannye.
buriya niyo mpamvu numva nabwira abantu bose muri rusange, nkabwira isi yose, mbese nkabwira umuntu wese wamenye Imana, nkamubwira ngo umuntu, kuko Mwuka we yarabivuze, buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Niba uri umwangirikani buwejejwe muri angirikani, niba uri umudivanisiti buwejejwe mu badivanisiti, niba uri umukaturika buwejejwe mu katurika, niba uri umuhamya buwejejwe mu bahamya. Hanyuma uzabashe kunywera kuri iyi soko, kuko iyi soko ni agakiza katavangiye, ni agakiza katari muri jigitari, ni agakiza katavangiye, katarimo ibintu byo hirya cyangwa hino. Umuntu ushaka kunywera kuri iyi soko, inipa ya sisi, Imana ishimwe, umuntu ushaka kunywera kuri iyi soko nace bugufi, Imana yongere imugirire neza. Abantu baje mu murimo w'Imana, iki kintu ngiye kukivuga cyane. Abantu baje mu murimo w'Imana bakaza bazanywe na business, bakaza bazanywe no gucuruza, bakaza bazanywe no kumva ibyo abantu bababwira, bakaza bazanywe no kureba ndetse abantu ngo badafite agaciro. Aba bantu baje guhagarara bambaye ibirenge, mu yandi magambo batazanye ubutumwa bwiza. Aba bantu ntago bazanywera kuri iyi soko. Inipa ya sisi kebe mini tute lele sisi ini, ntago iyi soko bazayinyweraho. Abanyamwuka nimukomere, abantu biyirije ubusa bagasenga bakaririra umurimo w'Imana, naje kubahumuriza nkababwira ngo nimukomere, mwihangane, mugume ku birindiro. Ibihe byiza biraje, isoko iraje, muzanywa nta muntu bahagaze hejuru. Nta muntu uzongera kubasubiza inyuma ngo muri abakene, nta muntu uzongera kubasubiza inyuma ngo mwambaye nabi, nta muntu uzongera kubasubiza inyuma ngo ntago mwize, nta muntu uzongera kubasubiza inyuma ngo muri abasaza, ngo mwacyuye igihe, ngo murashaje, ngo mugeze ngo mu myaka ngo 70 ingahe. Kubera ko iyo umuntu ageze muri iyi myaka ikuze nibwo abasha kuvugira Imana neza, abazi ubwenge, abazi gukontorora. Nimwihangane, haleluya, nimwihangane. Hanyuma nawe muyobozi, aho uhagaze hose, aho uri hose, niba uri umushumba ushumbye abantu, niba uri umushumba ushumbye itorero, niba uri umushumba ushumbye, mbese witwa ko uhagarariye itorero, rihagararire neza. Niba uri umuhanuzi, hanura neza, kugira ngo uhanure uyu munsi uzahanure no mu gihe kizaza. Niba uhanura nabi, aya mazi yawe aratobamye, uzagendana n'amazi yawe. Ariko niba wararinze iby'agakiza byawe, uyu munsi wa none uzanywera ku isoko nabonye iri gucukurwa. Uzanywera ku isoko iri gufukurwa, kandi ni isoko y'agakiza. Twisengera Imana, twisengera Imana. Ahangaha ni kuri kamera, ahangaha naho abantu benshi bumva bakumvira ibintu rimwe, ahangaha naho abantu benshi bajya bakareba. Ariko ndagira ngo twisengera Imana, ndagira ngo nkubwire wowe uri gukora umurimo w'Imana uwica, ntutekereze ko abantu batakubonye. Abantu bafite amaso y'Imana barakubonye, n'Imana kandi yarakubonye irakwerekana. Ariko kubera ko igihe kitaragera ngo abazanywera ku isoko batunganywe, barimo baratunganywa, nawe nushaka uzi utungananwe n'abandi, ahasigaye ubundi Imana izakugirire neza. Niba utabikoze uryarye, uyarye uyasezera, uyarye uzi ko ari ayanyuma. Amazina nitwa Muhire Didi. Murebe ibi biganiro kandi mwumve ubutumwa Imana iri gucisha mu bantu, mubwumve neza, mubwumvire. Dufite channel yitwa Ntutebe TV, mujyeho murebe kuri Ntutebe.
hanyuma nimero za telefoni ni 82208518. ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri hanze yarwo, ushobora kuba uri hirya no hino no ku mpera y'isi, ariko ukaba urusenga cyangwa uri umunyamasengesho, uri umuvugabutumwa, uri pasiteri, uri umushumba, uri padiri, uri uwo ntazi muri ibi bintu by'agakiza, mbese uri byinshi. Ariko menya ngo hari isoko iri gufukurwa, kandi iyi soko izanywerwaho n'abihannye. Kora iby'Imana ishaka, uzanywere kuri iyi soko. Va muri bizinesi ukora iby'Imana ishaka, Imana ikugirire neza. Mana Data, mu izina rya Yesu, ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza, ukaba hagati y'abakerubi. Izina ryawe ni umunara muremure, kandi izina ryawe niryubahwe. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru, izina ry'Imana niryogere, izina ry'Imana niryogezwe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje. Kugira neza kwawe nikugaragare ku bantu bawe, imbabazi zawe uzigirira bugomba kuzigirira. Mu izina rya Yesu, bana natwe muri byose, amen.